Fresh bro. Naribi. Ejo nakubonye uri muririmba Murera wifashe mu gatuza. Iki cyari kikunyuzemo? Nukuvuga ngo Murera yari inyuzwemo. Gicumbi yari yiciyemo. None aka kanya igice cya mbere kirangiye wibitseho igitego cyawe kimwe. Ni igitego wakiriye gute? Nukuvuga ngo mu gice cya mbere ni igitego kimwe. Kikipe yanjye. Ariko navuze ko match yarangiye ari ibitego bitatu. Bitaraba bitatu rero ye ntago ndaserebura. Ni ibitego bitatu. Shingira ku bintu bibiri. Icya mbere nta mwana ahagarika ku kabari. Uwo mwana ni Muhanga kandi APR na kabari. Cyo ni kimwe. Icya kabiri nambwe ijya sima. None ushaka gufata kwa Muhanga mugiye kwikubita ibitego bibiri. Ni ibitego bitatu. Bisanga kimwe cya mbere. Ni ibitego bitatu. Nibyo nshaka. Uri kunyumva neza. Nta mwana wambara ipantaro ya se. Iyo wambaye ipantaro ya so ukeka ko abaye umugabo wa nyoko. Oya igikombe ngiye nagitwayeje. Ngiye ahubwo naje kurangiza umuhango wo kurangiza shampiyona kugira ngo batamana cyangwa baneremaga. Igikombe nagitwayeje. None se kariyo duhanganiye igikombe polisi yandushaga amanota 9. Ubu ngubu ahubwo ndimo kwirusha 10 nanga. Nese polisi rwango rayo niyo twari duhanganye. None na yejo yaravuze ngo kimara kubura rage. Uko ngo polisi akimara kubura rage. Dahise birangira. Ariko dando tugaruka kuri rage. N'umwana wa APR. Nishi yanjye. Ubona ibira bintu bihora bimubaho. N'umurengo w'amafaranga. Nukuvuga ngo rage yabonye amafaranga akiri umwana. Arangije buretse gato umwana atera inda nagabya. None harangije aze kubona amafaranga akiri umwana ahita ashaka umugore. Abura gukora inshingano z'umugabo ahita asubira inyuma ajya gukora turudaje. Uzarebe iyo uri umusore n'ugisi. Iyo ushatse usubira inyuma kaya kubikora. Ahubwo buriya rage naga bambabaje. Ahubwo umugore we ni umbabaje. Karina ni umbabaje. Kubera ko rage we ari gukora turudaje. Ari gukora ibyo atakoze nyine ari umusore. Ari kwikwa ari umugabo. Urumva nta wundi wasinze, nta wundi wafunzwe, nta wundi wanyaye mu kabari, nta wundi muri gereza, nta wundi ni rage. Buri munsi uriya mwana wacyari mutoya. Nagafite abajyanama se yakabaye kuyitekerezaho. Bavuga ngo iyi Imana yamaye kanyibyaza umusaruro. Nago yakobaye rero ari gutanga ubusa nk'umwana ufona rage. Uvuga ngo nzakora nk'ibyo rage yagezeho. Ubu ngo akamubona yirirwa muri gereza atwara imodoka yasinze. Inshuro 3 mu mezi ngahe mu mezi 2. Ubukwe bwe bwari bwiza twarariye twaranyweye. Kuva yava muri APR rage yahise atumuco. APR ni yari umubyeyi we imurera. Imukorera buri kimwe. Siko bimeze. Ariko ntacyo yazisubiraho nazitekerezaho ubuse we n'umwana. Guhora akora amakosa yumva atakisubiraho. Ariko hari bamwe bavuga yuko amafaranga ahabwa bari abakinnyi baba banyuze muri APR bamaze kuva muri APR bakajya mu yandi makipe uretse ayo hanze basubira inyuma bagasanga bagira ikibazo. No kuvuga ngo APR ni umubyeyi. Rero ibahembera ibyo bakoze. Sibyo? Imaze kwahembera ibyo bakoze bo nago bo bikaruma nk'abantu bakuru ngo bavuga ati amafaranga APR duhaye reka tuyabyaza umusaruro tuguremwe amazu twubaka umuryango tumere neza. Ahubwo bakumva ko ari kwishimishamo kandi kwishimisha ngibyo nta gihe umuntu atazishimisha. Bakabaye ubu tubanje n'abakinnyi ba APR bajye bahembwa amafaranga bashyire kuri konte cyangwa bakemuza ibindi bibazo cyangwa bagura amazu none bazishime nyuma kariyeri yabo yararangiye. Kuko amahirwe ya football ni imyaka mikeya. Imyaka mike rero utabaye waragize ikintu ukuramo nawe nyine umera nk'abandi nk'abakongore nk'abandi bose. Ikipe yamutse nyishyuye ntabwo nazanya abafana football. Muhanga iramutse nyishyuye nkanganya nayo ntabwo nazagaruka ku kibuga kuri na stade.
bwarabwera njyahe njyewe ibintu byose uzacugirira uratangaje niko bigenda njyewe man imyaka 18 ndeba football hari experience njyewe maze kugira muri njyewe mbere ikipe yanyishyura nkamenya nitanyishyura buriya gorira yanyishyura na demere hari ikipe nyine ikina ukayitsinda ariko nibuze yakinya ariko ubu bukipe bwa Muhanga nabwo burabizi ko na mwana utuka mukase kuko yatutse mukase araratashye ibitego 10 kuri ebyiri z'ukwa gatanu Rayon Sports yiteye ibitego 10 cyakoze bibaye bicya byaba 8 kubera ko nta kipe Rayon Sports nta kipe kirimo mu minsi yashize yarashamburiye ngo tugiye guhangana ariko yarongeye isubira nyine ngo kwa Sasha niba ari Sasha niba ari ibiki none niko ntabwo kubona byose ubu se polisi kubona byose ibyo bakina ntabwo tubibona ahubwo APR yo iri ku rundi rwego bro ubu ngubu njyewe imikino yanjye ndi gushaka na Hilal niyo tugiye gukina naho Rayon Sports yo ibyaye byararangiye nta nubwo ikiri mu cyeba wayo ni kimwe ku busa ni kimwe ku busa ngenda yitera no kunganya birashoboka kamwe akanota kamwe nari ngakongera ku kandi ariko nzayikuta kimwe ku busa urakoze cyane bro ntabwo kubona byose ubu se polisi kubona byose ibyo bakina ntabwo tubibona ahubwo APR yo iri ku rundi rwego bro ubu ngubu njyewe imikino yanjye ndi gushaka na Hilal niyo tugiye gukina naho Rayon Sports yo ibyaye byararangiye fresh bro naribi ejo nakubonye uri muririmba Murera wifashe mu gatuza iki cyari kikunyuzemo nukuvuga ngo Murera yari inyuzwemo Gicumbi yari yiciyemo none aka kanya igice cya mbere kirangiye wibitseho igitego cyawe kimwe ni igitego wakiriye gute nukuvuga ngo mu gice cya mbere ni igitego kimwe kikipe yanjye ariko navuze ko match yarangiye ari ibitego 3 bitaraba 3 rero je ntago ndaserebura ni ibitego 3 shingira ku bintu bibiri icya mbere nta mwana yahagarika ku kabari uwo mwana ni Muhanga kandi APR na kabari cyo ni kimwe icya kabiri nambwe ijya sima none ushaka kufata ko Muhanga mugiye kwikubita ibitego 2 ni ibitego 3 bisanga kimwe cya mbere ni ibitego 3 nibyo nshaka uri kunyumva neza nta mwana wambara ipantaro ya se iyo wambaye ipantaro ya so ukeka ko abaye umugabo wa nyoko oya igikombe njyewe nagitwaye ejo njyewe ahubwo naje kurangiza umuhango